Hi ikaze kandi nkwifurije ibihe byiza wowe udukurikira buri munsi, by'umwihariko wakoze subscribe ndagushimiye cyane. Uyu yitwa Balthazar, akaba akomoka mu gihugu cya Equatorial Guinea, akaba arimo avugwa muri skendo y'ibijyanye n'amashusho y'urukozasoni cyangwa se amashusho asambanya abagore bagiye batandukanye. Ni amavideo agera kuri 400 akomeje gucicikana kuri Twitter. Uyu nguyu rero aravugwaho kuryamana cyangwa se gusambana n'abakobwa, abagore barenga 400, harimo abagore b'abayobozi bakomeye, abakobwa baturuka mu bakire, mu bantu nyine bazwi muri kiriya gihugu, ndetse n'abakobwa b'abapasteri, aho ano mavideo yafatiraga muri ofisi ariho yasambaniraga nabo. Ubu ni amavideo akomeje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Uyu mugabo rero akaba anafite famiye, we afite umuryango, afite abana, afite umugore, anafite umugore mwiza by the way, ariko ni skendo ikomeje kuvugwa muri icyo gihugu. Bacitse ururondogoro kubona umuntu ukomeye. Uyu nguyu ni n'umuyobozi muri institution ikomeye cyane ijyanye n'ibintu bya finance yari muri kiriya gihugu cya Guinea. Akaba rero akomeje kuvugwaho amagambo menshi kuri Twitter, kuko izo video zirahari, biragaragara ko ari we. N'amavideo agiye atandukanye bamushinja kuryamana cyangwa se kuba yarahuje ibitsina n'abagore barenga 400 barimo abagore b'abayobozi. Yes, ubwo rero ushaka kureba izo video kuri Twitter zirahari, niyo trend ihari kuri ubu ngubu. Ubwo rero ndagusaba gukora subscribe kugira ngo njye nkuwa breaking news buri munsi, tujye duhora tubana inkuru ku yindi. Ndagushimiye cyane.